Igice cyo kwigwa cya 10. Iki gice kizigwa ku itariki ya 12 kugera ku ya 18 Gicurasi. Jya ugira imitekerereze nk'iya Yehova na Yesu. Umurongo iki gice gishingiyeho ugira uti: ubwo Kristo yababajwe ari umuntu, namwe mujye mugira imitekerereze nk'iye. Urwandiko rwa mbere rwa Petero, igice cya 4, umurongo wa mbere. Indirimbo ya 31. Tugendane na Yehova. Iki gice cyibandaho. Tugiye kureba uko intumwa Petero yitoje kugira imitekerereze nk'iya Yesu, nuko natwe twabikora. Kugeza ubwo n'umuntu atwitirwa ni yego n'umuntu ariko n'intangazo watazi. Ibyo byose ni ugusida. Ibyo byose ni Uburayi na Amerika. Byose ni ugusida. Ntabwo ari Afurika, ntabwo ari u Rwanda. Nibyo ntibabona muri. Bagamije iki? Nibyo ntibabona muri. Bagamije iki gukora ibyo ngibyo Dr. Bande ugusida. Abazana. Oya, ugusida yo birayishimisha. Kuko niba umucakara nije mubwira mode de vie n'ubyo mubwira uko abaho. Iyo yanyumvira akabaho nkuko nshaka nigiwe. Kubyara abana badafite inkomoko biremye iki mu bantu. None si iwabo ko batabikora. Ko buryo bikorwa kubera n'abakapitaliste bagira abantu babakene. Babacakara n'ubundi. Twavugaga iby'ubucakara. Hano rero barashaka kurema abacakara b'abandi bantu. Hanyuma abana bazavukamo se, umwana utagira inkomoko, uwo mwana uramureba ute? Nanjye ndaza kubona icyo muvugaho mu by'imitekerereze n'umuco. Uriya mwana abuze ibintu byinshi mu biologique. Ntacyo ari cyo. Kuko azaba uwanjye kandi atarigena mu byaye, ntanamwonyeje, hari hormone menshi atazabona muri byo bazabona muri wamwonyeje, atacyo bapfana. Uwo mwana bizaba nk'Uburayi nyine. Muri Ugusida niko bimeze, nta rukundo ruhaba. Nibyo bintu bashaka kurema rero mu Banyafurika no mu Banyarwanda. Niyo mpamvu noneho barimo kubwira leta zacu ngo zitora amategeko y'ibihindugembe, abantu babyara abantu badafite aho bashinze imizi. Umuntu rero naba adafite aho ashinze imizi, nta nubwo azajya kuyiburana kuko nta mizi agira. Azabaho gakokoyo chaque pour soi, buri wese yirwariza. Uzarebe n'izo nzu z'amasaziro bazaza kuzubakira. Yego babagize ibihindugembe, babagize ibyo ntazi, namwe murakurikiye. Ni gute mushobora kwemera ibintu nk'ibyo ngibyo? Reka rero mubone yuko haracyari gukoroni, haracyari gucakara. Abantu bakwiye kuvaho. Na mbere abana twari dufite batabona uburere kubera gutwarwa n'ihuzagurika ryo mu buzima bwa buri munsi, abantu barwana n'imibereho. Nabyo ntibyari bitworoheye, abantu babaye ibihindugembe bataye umuco. None mugiye no kubyara abana badafite imizi, inkomoko. Murabyemera? Amategeko yacu akabitora, abantu bakicara bakabiganira. Leta zacu zitwa ngo ubwo se ziriho? Turiho se? Ariko ubwo muriho cyangwa muriho mutariho? Bashobora kutazaritora. Mu ntekerezo ibi bintu ntibikabe, ndabifumye nka Nyagasarimanwa muri y'u Rwanda. Ntibikabe muri u Rwanda rukiriho kuko ntabwo ari by'u Rwanda. Paragrafu ya mbere n'iya kabiri. Ikibazo: gukunda Yehova bisobanura iki, kandi se Yesu yabigaragaje ate? Yesu yaravuze ati: ugomba gukunda Yehova Imana yawe n'umutima wawe wose, n'ubugingo bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose, n'ubwenge bwawe bwose. Luka igice cya 10 umurongo wa 27. Igihe yavugaga ayo magambo, yagaragaje ko iryo ari ryo tegeko ry'ingenzi ryari rikubiye mu mategeko ya Mose. Tuzirikane ko urukundo dukunda Yehova rugaragaza ibituri ku mutima, ni ukuvuga ibyo twifuza n'uko twiyumva. Nanone iyo twiyeguriye Yehova kandi tukamukorera n'imbaraga zacu zose, tuba tugaragaje ko tumukunda. Ikindi kandi tugaragaza ko dukunda Yehova dukoresha ubwenge bwacu, ni ukuvuga ibyo dutekereza. Birumvikana ariko ko tudashobora kwiyumvisha neza uko Yehova atekereza. Icyakora iyo twize imitekerereze ya Kristo, dushobora kubisobanukirwa kubera ko Yesu yagaragaje mu buryo butunganye uko Papa we atekereza kandi akaba mwigana. Ibaruwa ya mbere yandikiwe Abakorinto, igice cya 2 umurongo wa 16. Yesu yakundaga Yehova bigeranye ubwenge bwe bwose. Yari azi icyo Imana ishaka ko akora, kandi yari yariyemeje kugikora
nubwo cyari gutuma agerwaho n'imibabaro azira gukora ibikwiriye. Kubera ko Yesu yifuzaga cyane gushimisha papa we, ntiyigeze yemera ko yagira ikindi kintu cyamubuza gukorera Yehova. Paragarafu ya 3, ikibazo. Ni irihe somo Petero yavanye kuri Yesu, kandi se yasabye abakristo bagenzi be gukora iki? Petero n'izindi ntumwa babonye uburyo bwo kumarana igihe na Yesu kandi bamenya imitekerereze ye. Igihe Petero yandikaga urwandiko rwe rwa mbere, yateye abakristo inkunga yo kugira imitekerereze nk'iya Kristo. Mu ibaruwa ya mbere ya Petero igice cya 4 umurongo wa mbere hagira hati: ubwo Kristo yababajwe ari umuntu, namwe mujye mugira imitekerereze nk'iye, kuko umuntu wese wemera kubabazwa aba yaritandukanyije n'ibyaha. Igihe yandikaga uwo murongo, yakoresheje ijambo ryumvikanisha ukuntu abasirikare bitwaza intwaro zose mu gihe biteguye urugamba. Ubwo rero, iyo abakristo bitoje kugira imitekerereze nk'iya Yesu, ni nk'aho baba bafite intwaro zose zabafasha kurwanya ibyifuzo byatuma bakora ibintu bibi cyangwa isi itegekwa na Satani. Ibisobanuro bigira biti: ijambo ryakoreshwe mu ibaruwa ya mbere ya Petero igice cya 4 umurongo wa mbere rivuga ngo imitekerereze rishobora no gusobanura imyumvire cyangwa imyitwarire. Ibisobanuro birarangiye. Paragarafu ya 4, ikibazo. Ibivugwa muri iki gice byadufasha bite gukurikiza inama Petero yatanze? Muri iki gice tugiye kureba imitekerereze ya Yesu, turebe nuko twamwigana. Turaza kubona icyo twakora kugira ngo twigane imitekerereze ya Yehova, kuko izadufasha kumvikana n'abandi, kwicisha bugufi no gutekereza neza twishingikiriza kuri Yehova mu isengesho. Jya ugira imitekerereze nk'iya Yehova. Paragarafu ya 5, ikibazo. Ni gute igihe kimwe Petero yananiwe kugaragaza imitekerereze nk'iya Yehova? Reka turebe ikintu cyabaye maze Petero ntagaragaze imitekerereze nk'iya Yehova. Yesu yabwiye intumwa ze ko yari kujya Yerusalemu, abayobozi b'amadini bakamufata, bakamukorera ibikorwa by'iyicarubozo nuko bakamwica. Petero yari azi ko Yesu ari we Mesiya wari warasezeranyijwe wari gukiza abantu. Ubwo rero ntiyumvishaga ukuntu Yehova ari kureka Yesu akicwa. Petero yashyize Yesu ku ruhande, aramubwira ati: igirire impuhwe mwami, ibyo ntibizigera bikubaho. Matayo igice cya 16 umurongo wa 22. Ibyo Petero yavuze Yesu ntiyabyemeye, kuko imitekerereze yari itandukanye nuko Yehova abona ibintu. Paragarafu ya 6, ikibazo. Yesu yagaragaje ate ko imitekerereze yari ihuye n'iya Yehova? Yesu yari azi neza imitekerereze ya Yehova kandi yamwiganaga mu buryo butunganye. Niyo mpamvu yabwiye Petero ati: jya inyuma yanjye Satani, umbereye igisitaza, kuko ibyo utekereza atari ibitekerezo by'Imana ahubwo ari iby'abantu. Matayo igice cya 16 umurongo wa 23. Petero ashobora kuba afite intego nziza, ariko Yesu yanze inama yamugiriye. Yehova ntiyashakaga ko Yesu yibera gusa mu buzima butarimo ibibazo. Icyo gihe hari ikintu cy'ingenzi Petero yize, ni ukuvuga kugira imitekerereze ihuje n'iya Yehova. Iryo ni isomo ry'ingenzi natwe dukwiriye kwiga. Paragarafu ya 7, ikibazo. Petero yaje kugaragaza ate ko yashakaga kugira imitekerereze nk'iya Yehova? Nyuma yaho, Petero yagaragaje ko yagombaga guhuza imitekerereze ye n'iya Yehova. Hari igihe cyageze maze abanyamahanga batakebwe bemererwa kuba bagize ubwoko bw'Imana. Petero yahawe inshingano yo kubwiriza umunyamahanga witwaga Koruneliyo, akaba ari umwe mu banyamahanga ba mbere babaye abakristo. Ubusanzwe nta mishyikirano abanyamahanga bagiranaga n'Abayahudi. Ubwo rero birashoboka ko Petero yagombaga guhindura imitekerereze kugira ngo ashobore kubwiriza abanyamahanga. Igihe Petero yari amaze kumenya uko Imana yabonaga abo banyamahanga, nawe yahinduye uko yabafataga. Niyo mpamvu igihe Koruneliyo yasabaga Petero kujya iwe, yahise ajyayo atajijinganyije. Ibyakozwe igice cya 10 umurongo wa 28 na 29. Yabwirije Koruneliyo n'abo mu rugo rwe, nuko barabatizwa. Paragarafu ya 8, ikibazo. Twagaragaza dute ko dufite imitekerereze nk'iya Yehova? Mu myaka yakurikiyeho, Petero yateye abakristo bagenzi b'inkunga yo kugira imitekerereze imwe.
Mu ibaruwa ya mbere ya Petero igice cya 3 umurongo w'8 hagira hati: ahasigaye rero mwese mugire imitekerereze imwe, mujye mwishyira mu mwanya w'abandi, mukundane urukundo rwa kivandimwe, mugirirane impuhwe kandi mwicishe bugufi. Natwe nitwigana imitekerereze ya Yehova nk'uko biri bitwigisha, tuzahuza imitekerereze n'abavandimwe n'abashiki bacu. Urugero, Yesu yasabye abigishwa be gushyira ubwami bw'Imana mu mwanya wa mbere. Hari igihe umubwiriza wo mu itorero ryacu aba yifuza gukurikiza iyo nama, maze agafata umwanzuro wo gukora umurimo w'igihe cyose. Aho kumubwira ko atari ngombwa kwigora, twagombye kuvuga ibyiza by'iyo ntego yishyiriyeho kandi tukamufasha. Jya wicisha bugufi. Paragarafu ya 9 n'iya 10 ikibazo. Yesu yagaragaje ate kwicishaga bugufi mu buryo budasanzwe? Mu ijoro ryabanjije urupfu rwa Yesu, yigishije Petero n'izindi ntumwa isomo ry'ingenzi ryo kwicisha bugufi. Mbere yaho, Yesu yari yohereje Petero na Yohana gutegura ifunguro yari gusangira nabo bwa nyuma. Mu byo bagombaga gutegura, harimo ibase n'ibitambaro bari kwihanaguza, kuko bagombaga koga ibirenge mbere yo kurya. Ariko se, ninde wari kwicisha bugufi agakora umurimo woroheje wo koza abandi ibirenge? Yesu yahise akora uwo murimo woroheje, kandi yari aberetse ko yicisha bugufi mu buryo budasanzwe. Birashoboka ko izo ntumwa zatangajwe no kubona ukuntu Yesu akoze umurimo ubundi wakorwaga n'abagaragu. Yakuyemo umwitero we, afata isume arayikenyera, ashyira amazi mu ibase, nuko yoza abigishwa b'ibirenge. Koza intumwa 12 ibirenge, harimo na Yuda ugiye kumugambanira, bishobora kuba byarafashe umwanya munini. Ariko Yesu yicishije bugufi akora ako kazi. Hanyuma yaravuze ati: ese musobanukiwe ibyo mbakoreye? Munyita umwigisha n'umwami, kandi muvuga ukuri kuko ariko bimeze. Ubwo rero, niba mbogeje ibirenge kandi ndi umwami nkaba n'umwigisha, namwe mugomba kozanya ibirenge. Yohana igice cya 13 umurongo wa 12 kugera kwa 14. Paragarafu ya 11 ikibazo. Petero yagaragaje ate ko yari yaritoje kwicisha bugufi? Hari isomo ryo kwicisha bugufi Petero yigiye kuri Yesu. Yesu amaze gusubira mu ijuru, Petero yakoze igitangaza cyo gukiza umugabo wari yaramugaye kuva akivuka. Birumvikana ko abantu benshi baje kureba uwo muntu ukoze icyo gitangaza. Ariko Petero ntiyashakaga ko abantu bamutangarira, nubwo umuco yakuriyemo watumaga abantu bifuza kumenyekana cyane. Ahubwo Petero yicishije bugufi, maze asaba abantu gusingiza Yehova na Yesu, ababwira ati: izina rya Yesu no kuba tumwizera nibyo bitumye umuntu mureba kandi muzi akomera. Ibyakozwe igice cya 3 umurongo wa 12 kugera kwa 16. Nyuma yaho, Petero yandikiye abakristo basaba kwicisha bugufi. Amagambo yakoreshejwe mu rurimi Bibiliya yanditswemo arimo igitekerezo cyo kwambara kwicisha bugufi nk'aho ari umwenda. Ibyo bitwibutsa igihe Yesu yakenyeye isume maze akoza abigishwa b'ibirenge. Mu ibaruwa ya mbere ya Petero igice cya 5 umurongo wa 5 hagira hati: mu buryo nk'ubwo namwe basore mujye mwumvira abasaza, mwese mujye mwicisha bugufi mu mishyikirano mugirana n'abandi, kuko Imana irwanya abishyira hejuru, ariko abicisha bugufi ikabagaragariza ineza yayihebuje. Paragarafu ya 12 ikibazo. Kimwe na Petero, twakora iki ngo dukomeze kwitoza umuco wo kwicisha bugufi? Natwe dushobora kwigana Petero tukitoza kwicisha bugufi. Zirikana ko kwicisha bugufi bitagaragarira gusa mu byo tuvuga. Amagambo Petero akoresheje avuga kwicisha bugufi agaragaza ko bikubiyemo uko twitekerezaho nuko dutekereza ku bandi. Tugirira neza abandi bitewe nuko dukunda Yehova, kandi nabo tukaba tubakunda, si ukubera ko tuba dushaka ko badushimagiza. Nidukorera Yehova twishimye kandi tugafasha abavandimwe bacu no mu gihe ntawe tureba, tuzaba tugaragaje ko twicisha bugufi by'ukuri. Mugire ubwenge. Paragarafu ya 13 ikibazo. Kugaragaza ubwenge bisobanura iki? Kuba umuntu ugaragaza ubwenge bisobanura iki? Umukristo ugaragaza ubwenge abanza kureba uko Yehova abona ibintu mu gihe agiye gufata umwanzuro. Uwo mukristo
aba azi ko ubucuti afitanye na Yehova ari cyo kintu cy'ingenzi kuruta ikindi cyose yakora. Ntiyitekerezaho birenze urugero ngo yumve ko azi ibintu byose. Nanone kandi agaragaza ko yishingikiriza kuri Yehova, akamusenga kenshi yicishije bugufi. Ibisobanuro bigira biti: niba ushaka ibindi bisobanuro ku birebana no kugaragaza ubwenge no kuba umuntu ukuze mu buryo bw'umwuka, reba ingingo ivuga ngo ibisobanuro by'imirongo yo muri Bibiliya, ujya handitse ngo ibaruwa ya kabiri yandikiwe Timoteyo, igice cya mbere, umurongo wa 7. Imana ntiyaduhaye umwuka w'ubwoba. Iyo ngingo iboneka kuri jawa.org no kuri Jawa Library. Ibisobanuro birarangiye. Paragrafu ya 14, ikibazo. Vuga ukuntu Petero yananiwe kwishingikiriza kuri Yehova. Mu ijoro ryabanjirije urupfu rwa Yesu, yabwiye abigishwa bati: ibiri bumbeho muri iri joro biratuma mwese muntererana. Petero yahise amusubiza yizeye ati: niyo abandi bose bagutererana, njye sinzigera ngutererana. Muri iryo joro Yesu yagiriye bamwe mu bigishwa b'inama agira ati: mukomeze kuba maso kandi musenga ubudacogora. Matayo igice cya 26, umurongo wa 31, uwa 33 n'uwa 41. Iyo Petero aza gukurikiza iyo nama, yari kugira ubutwari maze akemera ko yari umwigishwa wa Yesu. Ikibabaje nuko Petero yihakanye Yesu kandi yarabyicujije cyane. Paragrafu ya 15, ikibazo. Ni mu buhe buryo Yesu yakomeje kugaragaza ubwenge mu ijoro ryabanjirije urupfu rwe? Nubwo Yesu yari atunganye, yishingikirizaga kuri Yehova, akamusenga buri gihe. Ibyo nibyo byatumye agira ubutwari bwo gukora ibyo Yehova yamutumye. Birumvikana ko Petero atigeze yibagirwa ukuntu Yesu yasenze inshuro nyinshi mu ijoro ryabanjirije urupfu rwe. Paragrafu ya 16, ikibazo. Petero yagaragaje ate ko yari yaritoje kugaragaza ubwenge? Nyuma yaho, Petero nawe yagaragaje ko yishingikirizaga kuri Yehova mu isengesho. Yesu amaze kuzuka, yijeje Petero n'izindi ntumwa ko bari guhabwa umwuka wera wari kubafasha gusohoza inshingano yo kubwiriza. Icyakora, Yesu yabasabye gukomeza gutegerereza Yerusalemu kugeza aho baboneye umwuka wera. None se Petero yakoraga iki muri icyo gihe yari ategereje? Bibiliya ivuga ko Petero n'abandi bakristo bagenzi be bakomezaga gusenga. Ibyakozwe igice cya mbere, umurongo wa 13 n'uwa 14. Mu rwandiko rwa mbere Petero yandikiye abakristo bagenzi be nyuma yaho, yabasabye kugira ubwenge no kwishingikiriza kuri Yehova mu isengesho. Mu ibaruwa ya mbere ya Petero igice cya 4 umurongo wa 7 hagira hati: ariko iherezo rya byose riregereje. Kubw'ibyo rero, mugire ubwenge kandi mube maso, maze musenge mushyizeho umwete. Petero yitoje kwishingikiriza kuri Yehova kandi yafashije abavandimwe n'abashiki bacu abatera inkunga. Paragrafu ya 17, ikibazo. Nubwo twaba dufite ubuhanga bwihariye, niki tugomba gukomeza gukora? Natwe niba twifuza kugaragaza ubwenge, tugomba gusenga Yehova kenshi. Ubwo rero, nubwo twaba dufite ubuhanga bwihariye, twagombye gukomeza gusenga Yehova kugira ngo atuyobore. Mu gihe tugiye gufata imyanzuro ikomeye, tugomba gusenga Yehova kugira ngo atwereke icyo twakora kandi tukizera ko azi icyatubera cyiza. Paragrafu ya 18, ikibazo. Twakora iki ngo tugire imitekerereze nk'iya Yehova? Dushimishwa no kuba Yehova yaraduhaye ubushobozi bwo kugaragaza imico nk'iyi. Birumvikana ko tudashobora kwigana Yehova mu buryo butunganye. Ariko nk'uko byagendekeye Petero, hari icyo twakora ngo tugire imitekerereze nk'iya Yehova. Ubwo rero, ni mucyo dukomeze kugira iyo mitekerereze, twicishe bugufi kandi tugaragaza ubwenge. Ibibazo byisubiramo. Ni iki twakora ngo tugire imitekerereze nk'iya Yehova? Twakora iki ngo tube abantu bicisha bugufi? Twakora iki ngo tube abantu bagaragaza ubwenge? Indirimbo ya 30. Data, Mana yanjye, nshuti yanjye. Igice kirarangiye.